Hello nshuti zanjye, nongeye kubasuhuza abakomeje kubana na Rwanda Vision TV. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubereka akandi gashya k'uburyo ushobora gukura password muri telefone yawe wenda wayibagiwe bitagusabye yuko ubanza kuyiforomata, kuko ushobora guforomata telefone yawe ukahomba ibintu byinshi, ubutumwa, amafoto, amavideo cyangwa se ikindi kintu cyose waba ukeneye. Ariko ubu ngubu unkurikire, nago ukoresheje uburyo nago wagira gute, nago wabasha kuyiforomata. Rero icyo ugiye kubanza gukora, ndagusabye banza ukore subscribe kuri YouTube channel yanjye ni Rwanda Vision TV, ubundi ukomeze ubone ibyiza bigiye bitandukanye. Ubwo rero uko bikorwa, urugero ngewe password yanjye nkoresha ni iyo ngiyo, noneho wenda ngiye kwigira nkaho nayibagiwe nayo nzi. Icyo rero turi bwakore, reka mbereke wowe icyo uri bwakore. Wenda reka tubanze dukoreshe uburyo bundi butandukanye. Icyo uri bwakore, urafata password yindi wowe ushaka uyishyiremo, iyi password yindi ariko itari ya yindi wenda n'urugero wayibagiwe, wowe uyishyiremo. Reka nkoresha iyi ngiyi gutya, nindangiza ndagumisha iki, ndagumishaho urutoki, nongere nkomeze ngumisheho urutoki kugeza telefone yijimije. Ndakomezaho urutoki mpaka telefone yizimije. Aha irazimye. None icyo ndi bwakore, ndongera nkoreshe ya password nanone nari nashyizemo, mite nkuraho kuriya. Noneho nindangiza telefone ndayifunga, nyigire restart. Ndayifunga, kumwifunga nyine kugira ngo yongere yifungure bidasabye kuyikuraho. Please ndagusabye kora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibyiza byinshi bigiye bitandukanye. Rwose hano niho hantu hagiye kujya hacaho udushya twinshi, ibintu byiza byinshi kandi bigiye bitandukanye. Ahangaha kuyatsa, kadutegereze, urayatsa ya password ya mbere imwe wibagiwe yavuyemo, ahubwo imwe wakoresheje ubwa kabiri ari irimo. Reka turebe, urasanga ari ibintu rwose bikora kandi ubone ibi bintu ni iby'ubwenge. Please kanda subscribe nubwo iyi video yaba itagushimishije, ariko mfashe ukande subscribe. Murabona yuko ya password yavuyemo, ubu ngubu ndi gukoresha yindi ya nyuma nakoresheje. Aka kantu rero ni akantu k'ubwenge, murabibona byose. Aka kantu rero ni akantu k'ubwenge utakirengagiza. Ubanye natwe kuri YouTube channel ndetse ugakora share ku bandi, ubasha kubona ibyiza bigiye bitandukanye. Murakoze, mwari kumwe nanjye